umuhungu wese atambuka azana imbere ntabwo yamwishamuzi kagasi ari ijambo ry'Imana rivuga ngo mwabari mw'isi yose nimuhimbaze mwamamaze imirimo myiza Uwiteka yakoze. Abahungu muriteguye Yesu Imana icyubahiro. Abakobwa hano muraba muhagurutse ariko muri icyo gihande. Turashima Imana ko turiho kandi turashima Imana ko turi imbaraga z'igihugu. Buri gihugu kidafite umugabo nta muntu wakibamo. Turashima Imana ko turi imbaraga z'igihugu. Barabyiyumvamo tugiye gushimira Imana yatumye duhinduka imbaraga z'igihugu. Tugiye gushimira Imana yatumye imbaraga z'itorero. Abandi mutuze ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe nakoresheje utaravuka. Ushyira ku muhanuzi uhanurira amahanga. Turi abahanuzi bahanurira amahanga kandi ikindi turi imbaraga z'itorero, turi imbaraga z'umuryango, turi imbaraga z'igihugu kubera ko turi abagabo. Yesu Imana yashyiriweho. Haleluya! Muri ubwo buryo rero Imana yaduhaye icyo cyubahiro kandi gikomeye. Tugiye kwishimira, tuyisirimbire. Abandi bari muri uwo mwanya turasirimbira. Namwe murumva amakuru yanyu mu kanya. Ariko tugiye gusirimbira hano abasore. Umukobwa uza hano. Twagiye twese DJ twakwegereje. Reka tubibutse iki kintu umushimire Yesu waje akagaragara agaciro. Ntabwo nabimenya amakiri bake tutabisobanukirwa ariko mbere nta mugore wari wemerewe kwinjira neza. Ariko bashima Yesu wishe umuzimu kandi agatuma ijoro utamukamo kabiri kugira ngo wewe kwinjira neza. Byatoranye n'abana 10 harimo n'abagore na 50 bavuga ko hateranye abantu 10 gusa ariko bashima Imana
Thank you.